imirasire ndarabagirana. Urabe filime zigiye kujya, filime ubonye idatangijwe n'imirasire, kurabagirana. Cyakoze ubundi rega ibi bintu babiturekere. Ukamenya ko icyamamare cyagafashemo, ndetse ukamenya ko ugiye kurya ubuzima. Hey, reka dufate umunota umwe duceceke turabe imirasire hano. Hey. Cyakoze ndarabagirana. Mbega kinene ko ngarukanye. Ndaburiye. Mbere ko tura filime yacu, mbibutsa ikinyobwa kimwe gikeye gitunganye gikomoka ku ntumwa twoherejwe n'Imana. Abahanga bafite ubunararibonye bati umutsamu utsitse wowe unyweye n'iyitsamura ngo atsikire. Urukungi si ubwa mbere mubonye inzoga yikaragira iki. Koranya ubunararibonye yujuje ubuziranenge, cyuva ku cyo kunywa nanjye nsomaho. Noneho kirwanya akanyabubwa koko. Cyongera akanyabugabo. Ukeneye kurangura andika izo nimero izo, usubize inyuma uzandike. Nujya kunywa genda ubasa urukungi. Iriya mirasire njyaniye n'ubwoba. Aya basi kadutangire filime yacu. Nanone ni rocking ibisanzwe, ndabakunda cyane, niyo mpamvu mbazaniye agafilime nkaka. Nagezaho nkora ibifilime by'abantu bakuru ndabibahata, nzi ngo wenda hari icyo muzamarira. Naje gusanga nta keza k'abantu bakuru. Bana bato muri tayari? Ngiye kwibanda ku bana. Filime bayise Matilda, filime umubyeyi umwana mukwiye kwigira hafi tukareba. Tutangiranye umwana vumagambo n'agahinja. Bebe everyone is born, but not everyone is born the same. Buri mwana aravuka, ariko buri muntu ntagafuka nkunzi. Or bakers. Bamwe baravuka bakaba mucoma, abandi bakaba batetsi, really good at making jello salad. Abandi bakamenya gukora za salade, abandi bakaba abanyonzi. Every human being is unique, for better or for worse. Gusa buri kiremwa muntu buriya kiba cyihariye mu byiza cyangwa mu bibi. Believe their children are the most. Ndetse buri mubyeyi wese yumva ko umwana we mwiza ku isi. Take a less emotional approach. Ariko hakaba n'ababyeyi basuzugura abana babo ntibabaha agaciro. $9.25 for a bar. Kugurira isabune y'amadolari 9. Nkeneye koga nyine. $1,000? I'm not paying. $5,000 by'uko umwana yavutse. The kid? Ntabyo nzishyura, noneho turebe ko uyu mwana bazamwisubiza ku bitaro. Ibaze kubyara umwana ukaza ukamujugunya muri butu y'imodoka yawe nk'utwara ibirayi cyangwa ibishyimbo. Niha kana ababyeyi bakajugunye. N'akana gato ni papa na mama Yagasani. Dore umugabo ukuntu agenda akata imodoka inyuma harimo akana. Wakase se U-turn. Tururi. Yewe igisaza kidafite umutima. Ku madodani kandi imodoka iri mu mwana. Hari na Senior Wormwood yabaga muri karitsiye nziza. They were not really very nice people. Ariko bo ntago bari abantu beza. Kuba ahantu heza ntago bikugira umuntu mwiza. Dore mama ukuntu asohoka mu modoka atanarebye uruhinja avanye mu bitaro Kacyiru uko ruri muri butu, na papa nuko yabana ngo mujye muva ku muhanda nta n'ubwibuka ko bafite umwana muri butu. Aba bantu ntago ari abantu beza. Dore akana muri butu bagasizemo. So wrapped up in their own silly lives. Uyu muryango wa Mutsu babyaye umwana w'umukobwa ariko baramwibagirwa. They'd have realized she was a rather. Bari bawugiye mu kazi kabo ku buryo batitaga ngo bamenye umwana wabo ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana kivuka izina rye yatangiye kuryandika. The spinach. Dore mama ukuntu atari uruhinja rwe yibyari. Aho bogereza ibyombo niho yohereje umwana. Akana bakise Matilda. You better off raising tomatoes. Kubyara icyana nkawe birutwa no kubyara urunyanya. Umva umubyeyi. Matilda had learned what most people learn in their early. Matilda akiri muto yatangiye kwigisha ibintu byinshi ari byo kwiyitaho. Umwana yatangiye kwiyitaho, nta muntu wari umwitaho muri uru rugo.
She developed a sense of umwana uko style. iminsi yicumye yatangiye no kumenya none uburyo agomba kuryambaramo neza. His older brother Michael buri went gitondo umusaza wa Matilda yajyaga ku ishuri to work selling papa akajya mu kazi for unfair prices. kugurisha imodoka zishaje ariko akazihenda abantu. Soup's on the stove. Heat it up if you get hungry. Matilda nusonza ibiryo bisange mwimwe ibyo bayita guki boro bakita gukira siko kinjabutse nusonza isupure yisanga kiranjabutse neza mu kinyarwanda. Umwana yatangiye kwimenya mu gihe ababyeyi badahari umwana ku myaka y'ibiri itatu yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi be ntabwo bigeze bita kuri uyu mwana iyo bamwito bari kumenya ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana witwa Matilda imyaka ye mike cyane yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi mu gihe batari bamwitayeho cya bindi bana bacu babyuka biriza ngo daddy mami ngo iki niki, umwana yatangiye kubyuka asoma ibinyamakuru. Matilda had read every magazine in the Matilda ku myaka ine yasomaga ibinyamakuru byose byo mu rugo. Courage and asked her father for something she desperately wanted. ndetse aza no gusaba ko ikintu kidasanzwe umunsi umwe. What do you want a book for? urashaka igitabo? Read. Igitabo cy'iki cyo gusoma? Wowe gusoma se? When you got the television. Wewe jya ureba televiziyo we ntabwo uzi gusoma warwana we. Umwana ntabwo bari bazi gusoma. Book that you can't get from a television faster. Muri televiziyo ni ukuri ibintu by'ubwenge kurusha ibyo wakora mu bitabo. Matilda already knew that she was somewhat different from her family. Matilda uwo munsi nibwo yamenye ko atandukanye na famiye ye. Needed in this world, she'd have to get herself. ndetse yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye mu buri ubu buzima ari ugomba kukiha nta muntu uzakimuha. Mwana wanjye ibiryo rero twabisize hariya muri micro-onde. The next morning, after her parents left, umunsi umwe mu gitondo ababyeyi ba Matilda bagiye ku kazi search of a book. yatangiye gushaka ahantu yakura igitabo mu bitabo. Abona isomero library. Umwana ku myaka ine yatangiye kubaririza ahantu haba isomero haba ibitabo hari library. Umwana abandi bakwambukana wakambuka ku myaka ine umwana yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri iyi si nta wundi uzakimuha ari ugomba kukiha. Ku myaka ine abakobwa bari kureba iyi filime abenshi bo bazi ko ikintu bakeneye ngo ari abagabo tuzakibahasha. ko rubanda muranatinya. Umwana yaje mu isomero afite imyaka Children's books, please. ndashaka ibitabo by'abana ahantu biri Right over there. bibiri hakurya iriya. Need to pick you out one with lots of pictures in it. nze nguhitiremo igitabo. Thank you. I'm sure I can manage. Oya urakoze njye ndaza kwifasha. Nyagasani iki cyanara cy'imyaka ine. No thank you I can manage. Mukajwe gato umwana yaje mu isomero atangira gusoma ku myaka ine. Abana bangana gutyo ubundi bari gusoma ngo bibe. Every day, as soon as her mother went to Wera icyo gihe Matilda mu gitondo buko ababyeyi bajyaga ku kazi bamusize mu nzu we yaragendaga akajya kwisomera ibitabo mu isomero. read one book after another. Agasoma igitabo cyarangira akajya ku kindi. Nyagasani uyu mukecuru yarumiye umwana ukunda gusoma. All the children's books. Umwana amaze kurangiza ibitabo by'abana byose Search of something else. yatangiye gushaka ibindi bintu bitandukanye. Who had been watching her with fascination for the past few weeks, offered Matilda mu minsi mike ubona ko yanahindutse afite amakuru menshi. You know, you could Ibitabo byamuhaga amakuru. own library card, and then you could take books Wa mwana ngiye kuzaguha ikarita yo muri library buri gihe ujye for uzusomera. every day. Aho kugira cyangwa ujye uzana buri munsi. Reka ngo upakirire ibitabo byinshi ushaka ujye usomera mu rugo sibyo? Umwana umukecuru yaramufashije. Matilda's strong young mind continued to grow, nurtured by the voices of all. Ubwonko bwa Matilda bwakomeje gukura bugaburirwa ibyanditswe n'abanditsi b'inzobere. Onto the sea. Umwana yasomye ibitabo byinshi cyane. Yaragiye arakura. Yasomye ibitabo uyu mwana ameze nkanjye nkiri muto narasomye shawe. Gave Matilda, Mumbone nkuze nsigaye nsoma urwunge gusa ariko buri ibyo nasomye birahagije. you are not alone. Igitabo Matilda cyamukomezaga ni igitabo cyitwa ngo You Are Not Alone. Ntabwo uri wenyine. Nicyo gitabo ngo Matilda cyakomeje kumufasha kurusha ibindi. Umwana umunsi umwe yaciye hano kuri Gardienne. Abandi bana bari muri Gardienne biga ibitabo bye kaza kabisoma. By'abakuru n'abato. Byose avanga amaze kugira imyaka nk'itandatu. Umwana yarasomye. Today. Uyu munsi aragapfunyika kajoya. Where'd all this come from? Ha bintu byose babikuye Library. mu isomero. The library? Mu isomero. You've never set foot in a library, only. Wowe ufite imyaka ine ntabwo wajya mu isomero. 6.5. Mfite imyaka itandatu n'igice. You were 6.5, you'd be in school already. Iyo uba ufite imyaka itandatu wakabaye mu ishuri. I was supposed to start school in September. Imyaka inyemerera kuba nakabaye naratangiye ishuri mu kwa 9 ariko ntabwo mwigeze munjyana mu ishuri. Vayo waruzingo we vayo.
umubyeyi nta nubwo yibuka imyaka y'umwana we zana ibyo bitabujugunya hakurya. Here's Pi. How old is Matilda? Matilda afite imyaka ingahe? I'm 6.5, Mommy. Njye afite imyaka 6. I was 6 in August. You're all nushushe imyaka 6 mu kwa munani I'm going to urabeshya. school. school. It's out of the question. Ndashaka kujya mu ishuri. Time for the packages. Ninde se uzagusinyira ngo ujye? Packages sitting out on the doorstep. Now go watch TV. Ninde se uzajya ureberera ibintu byo mu rugo n'ibyo bazanye? Wowe wicara mu rugo urebe televiziyo. I think there's something wrong with that girl. Hakundi karakana gafite ikihe kibazo? Hey, Dip Face! Have a marshmallow! Dore musaza we nawe akamutoteza. We wa mujinga we! Wansanga we! Nyagasani. Umwana akabihorera hano yari amaze kumenya ko agomba kwiyitaho. Umwana yararagarira amarira agwa mu bitabo. Matilda longed for a friend. Someone like the kind Matilda yahoraga yifuza kugira inshuti cyangwa guhura n'abantu bafite umutima mwiza nk'abo yasomaga mu bitabo. King dragons and princesses Cyane cyane ubwo yasomaga igitabo cya Dragons n'ibikomangoma. that exist only in storybooks. Yaje kumenya ko ibyo bintu bishobora kuba biba mu bitabo gusa. Discover that she could be her own friend. That she had a kind of strength she wasn't even aware of. Gusa buraga gato ngazamenye ko afite imbaraga zidasanzwe nawe bwatarazi ko afite. Oh! We sell some cars today, honey, do? Wagurisha imodoka uyu munsi sheri. Does that mean I can get that new TV? None se uraza kungura televiziyo nshyashya? One day you're gonna have to earn your own living. Mwana wanjye umunsi umwe nawe uzatangira kwitunga. Nicyo gihe ngo uzuge business ya famiye. Kunyumva? All right. The first car your brilliant father sold. Imodoka yawe papa wa mbere yagurishije. $3. Yayigurisha amadolari 380. 1,150. Nayiguze 300 yigurisha 1,100. One cost 500. Iya kabiri nayiguze 500. Sold it for 2. Yigurisha 2,220 n'iki n'iki. Wait, Dad, you're going too fast. Just right. Papa uri kwihuta ndi kwandika. For $68. I sold it for 900. Ariyo naguze amadolari 308 yigurisha amadolari 990. Cost $1,100. Iya kane nayiguze amadolari 1,000. Yigurisha 2,830. Big American. Yari American Bofors. What was my profit? None nungutse angahe yose hamwe? 10,200. 10,255 nibyo wungutse. Ababyeyi barikanga. Check it if you don't believe me. Bireba umwana azi imibare ibintu byose umugabo yavugaga bari kwandika ntabyo bazi. Umwana akora nka calculatrice. You're a little cheat. You saw the paper. Wabisomye ku gapapuro. Over here. None se nasoma agapapuro nicaye hano ugafite mu ntoki uraho. Smart with me? Urashaka kwigira umunyabwenge? Shaka kwigira umunyabwenge warwana? Smart with me, young lady. Nunyigira umunyabwenge. Punished for Urahanwa. smart. Urampanira se ko ndi umunyabwenge papa? When a person is bad, that person has to be taught. Iyo umuntu ari umuntu mubi aba agomba kubihanirwa. Umuntu haguruka wa muntu. Harry Wormwood. Uriya mugabo hari wa Mood. Given his Ntabwo yari azi ko yigishije isomo umukobwa watarazi. Umwana yari agiye kuzakoresha. when a child is bad, Aho kubwira umwana we ngo ni umwana mubi. person is bad. Yaramubwiye ngo umuntu mubi. Introduced a revolutionary Icyo idea. gihe yahaye umwana igitekerezo cy'impinduramatwara. Teach their parents. Kigaragaza ko umwana ari umuntu n'ababyeyi bari abantu, umwana nawe agiye gutangira guhana abantu. Iyo umuntu akoze nabi arabihanirwa. Umwana kuva papa yamubwira iryo jambo ese avuga ati nanjye rero papa uri umuntu mubi ngiye kujya nguhana. Ni papa wabimwigishije. Ngiyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. Papa nawe nabonye uri umuntu mubi reka nguhane. Papa ubundi ngo ari kumubwira ngo iyo umwana ari umuntu mubi arahanwa. Ubwo ntabwo umwana ari guhana ababyeyi. None papa yambwiye ngo umwana araje no gufatira imiti chemicals yari yaragenda aravanga ibukuye umwana na umuhanga aba yarasomye n'ibitabo ibya chemistry physics byose araza arakuvangira. Yeah. Umwana none yamuvangiye ibintu by'imiti n'ibiti yavangavanze bamubwiye ati iyo umuntu ari umuntu mubarahanwa. Umwana atangiye guhana ababyeyi be. Ni Kamatirida gafite ubwenge. Uyu mwana ku meza ngaha akivuka yari azi kwandika izina rye. Mama kumbi yagiye kuryama. Hano arakaba yambaye ku maso kugira atagira n'urumuri na ruke abona. Umwana acaho mu gicuku. Come into my room. Dore bya bindi muze mu gitondo babyuka akoresha mu misatsi ye. Ntagaze ko umwana yamuvangiyemo ibindi biproduit chimique. I take you to the shop. What do you say? Uyu munsi ndakujyana ku kazi mwana wanjye nangire nkwigishe business. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car. They buy me. Abantu nako bagura imodoka bagura ngiye. Such pride in my appearance. Bakunda kandi ukuntu nitwara. Clean shave. Imisatsi yanjye ukuntu mba nogosha utwanwa neza byose n'agakote keza n'icyo bankundira. Bakabona ko ndi smart. Learning too.
nawe uyu munsi ugomba kuza ugatangira ukabyiga mwana wanjye. Umugabo yagiye gucuruza abayikozeho. Cookies. Umwana hano icyo kurya niwe ukimenyera. Hano nta muntu umwitayeho kuva yavuka, yarabimenye ko kuva yavuka icyo akeneye ku isi ari uzakira. Heir to the throne. Today we. Mwana wanjye uyu munsi ndakwicaza ku ntebe y'ubwami. Bano kumureba barikanga. Imisatsi yabaye imvi yajyaga aratisha y'umukara. Umwana amuvangiye ibikamikozi biragenda imisatsi yari umweru biyihindura imvi. Mama arikanga kandi uyu mugabo akunda umusatsi we ni umunyabwibone. What did you do to your hair? Wakoreye iki imisatsi yawe? Dore akabikoze. Hair? Ntabwo bazi ko kagira ubwenge bwo kuvanga ibyo bintu. Umugabo azikwira mu nderwa imisatsi yabaye imvi. Yabaye imvi. Yewe! Yajyaga byuka atera kakanta ewana. Uriya mwana do. Give me that. Keep going with those. Give me those. Icyo bijyanye sana. Bebe. Mu gitondo. Kamatirida. Get in. Njera. Dirty dealings, like buying stolen car parts, never stay secret for long. Uyu mugabo yibaga ibikoresho by'imodoka bibye. Gets involved. Ariko FPR itangiye kumumenya ko uyu mugabo ahantu agurishiriza modoka ari igihe agura ibikoresho by'inyamirambo mu biryo bakabimuzanira akabitera ku mamodoka ari bucuruzi. Suspect exits domicile. Saa 3:17 ukekwa asohotse iwe. Ni na 18 we. 917 is correct. Saa 3:17 niwe byanyaye si na 18. Kwereka umugabo yitwa Wormwood, Henry Wormwood. Akana ke kwitwa Matilda Wormwood. One day all this will be. Mwana wanjye umunsi umwe iri garage naye amamodoka ncuruza nzabigusigira yagurushaga n'amapiyesi. I paid $100 for her. Urabona nk'ibintu biguza amadolari 100. Ariko iyi modoka nubwo yari yagenze ibirometero 12,000. Ushobora kubigabanya. I sell her. Iyi modoka naguze amadolari 100 nkayigurisha 1,000. But that na 10,010 sorry. Equipment. Money. Mwana batangiye kumwigisha akazi. We use super glue instead. Hano dukoresha super glue. Put it on. Tugafatisha umubaraza agafata imodoka zishaje akazisanasana akazigurisha menshi. Isn't that dangerous? None se papa kugurisha imodoka zishaje gutya wabeshya abantu si bibi. Transmission. The sawdust quiets the gears and lets the engine atangira kwigisha abana be for a couple of miles. Ngo hari ibintu vanga muri moteri kugira ngo moteri izagenda umukiriya kigura abone ko moteri ari nzima igenda neza. Nyuma y'igihe giti moteri ikamukwamana imodoka igapfa. Take my hat. Fata ingofero yanjye. Ugabo n'urugayisukuru n'urujura. Ugura imodoka bishaje mu gatsata rukabigenda rukabigira. Noneho you run it backwards, the numbers go down. None ibirometero imodoka yagenze ariko nkwereke ukuntu babisubiza inyuma. Ikigaba ibirometero imodoka yagenze kibisubiza inyuma. Imodoka kikayigira 0 kilometero. Papa uri bandi. Wiki. This is illegal. Ibintu ukora ntabwo byemewe n'amategeko. Keep drilling. Komeza natukore. Do you make money? Wowe winjiza amafaranga ugira akazi. But don't people need good cars? Ariko abantu bakeneye ko bagurisha imodoka nziza. Dad. Wabagurisha imodoka nzima papa ukareka kubiba. Wiseacre. Kangubwira we wamunyabwenge winjije. Big you're little. Yenze ubwenge uri ikigori. Ndi mukuru uri muto. Kana kintu wantwara. Gasani mvuko nabwira umwana we. Kana karababaye ntabwo gashyigikiye amafuti ya papa. Kana karababaye bakisa kagoryi kandi barakabwiye ngo iyo umuntu akoze ikosa arabihanirwa. Twasize kari kureba supaguru n'ingofero. Ewana natsinze muri loto natomboye nari nabetinze. Let me see the money. Never mind. Double bit. Amafaranga reye. God, your hair looks awful. Imisatsi yawe irasa nabi. Let me in. Here's your hat, Daddy. Papa dore ingofero yawe kana kamuhereza ingofero. Umugabo yambara ingofero. Come on, get in. Njira. How much? Wari yangaye? No, and you to find out. Ayo nariye n'inju yazi ntago ari we ugomba kwemenya. Kumbe hano birasa nkaho uburoso bwo muri supaguru bwakoreshejwe. You never take us out. Of course I do. I took you to the flipper. I don't remember any of the flipper. The fish. Bavayo. Comb and the Pasohokanya abantu. I like. Urebe. Bonjour, this way please. Yaramutse mwaramutse. Get off. Kuramo ingofero mufata ku mutwe. Please. Kana kayishyizemo supaguru. Kuramo ingofero yanga kuvamo. Get off. Harry, nobody cares what your hair looks like. Kuramo ingofero nta muntu witaye ku isi. Kuramo ingofero biranga. Kuramo ingofero biranga. Umwana arabareba. I'm gonna hate this hat. Kango kuramo icyo kigofero. Kuramo ingofero biranga. Biranga. Umwana mutaze supaguru. Turashize. Napfuye. Cut on the skin. Kungura huru.
baby, stop it! wikwigira umwana kuramo icyo kigofero umukecuru nawe n'umusazi abantu barumirwa muri resitora barumirwa kana karabari akabikoze kuramo ingofero umukecuru iramushabuka parika nabi uyu nawe ngo hakurikye kana karaseka ibintu umusariferi biri cyo bijya mu bicu do hey furushati umwana ifurushati mugwa umusaza we nawe araseba umwana w'ifurushati yaje yiparika mu biryo rikambe nijya turasubira mu kanya Will not be the figure of ridicule. ibi bintu by'ubuswa sinzi ibyo ari I want it now. ndashaka icyubahiro kandi nunu You don't see how you glued your hat on him. ubundi washyize supaguru mu ngofero yawe But obviously, supaguru ingofero yafashwe ku mutwe Not glue my hat to my head. ntabwo nafata supaguru ngo ukire ku mutwe I wanjye refuse to my hair. do baby, wait a minute. akarasika kamwe n'isomera ibitabo by'isanamitima uzi kumukuraho ingofero bakuranyeho n'uruhu mana yanjye we uzaza kwireba mwana From now on, this Very munsi. does exactly what I say. iyi famiye izajya ikora ibyo mvuze Exactly when I say. igihe mbivugiye aba ari byo bibera kira ingofero yawe And right now, nonaho ubu rero we are eating dinner and watching TV. tugiye kurya ibya nijoro turebe na filime zasobanuwe na rande na roki Ready to get sticky. bano baje kureba filime wana muri ya tombora aho tuguha umwanya amafaranga afasha ku mubiri wawe akaba ariyo utahana Get away. tugiye gutanga amafaranga Idiots out there who don't know how to play. Here's how it goes. ku batazi ukuntu uyu mukino ukorwa reka tubibereke One step closer. iyo kureba icyana kirano kiba kiri kwisomera ibitabo aho kureba televiziyo kandi papa yaravuze ngo icyo nshaka muri iyi nzu aba aricyo gikorwa You get to take home. mwana wa Incorrect answer. We'll move them closer. Hi, Dad. bite papa iki cyana cyari ku Family? uri muri iyi famiye yanjye Hello? we Are you in this family? uri muri famiye yanjye yavuze ngo famiye izajya ikora ibyo avuze n'igihe yabivugiye yavuze ngo barebe filime none umwana ari gusoma igitabo Family time. What is this trash? amasaha yo kuryana ya famiye uri mu biki Daddy, it's lovely. papa ibi bitabo ni byiza Dick by Herman iki Melville. gitabo cyitwa Moby Dick Moby, cyahamani ngo Moby what this is filth. turi baraca igitabo cy'umwana ari gusoma Guys, it's a library book. papa icyo gitabo ni icyo mu isomero banije ntabwo ari icyanjye It's reading. You're a wormwood, you start acting like one. gusoma kwawe ntabwo mbikunze ukwiye gutangira kwitwara nk'uko baho mu twitwara tangira ibiganiro by'ubugoryi umwana dore ibintu papa bareba ni ibintu bitagira icyo byigisha umwana kibura ababyeyi b'i Kigali no mu Rwanda hose impamvu babwira abana babo ngo barebe filime ni uko bazi ko filime zasobanuye na roke ari ikintu abana baba bari bunazigire mu cyubaka ariko turi ibintu papa yari ku mwana ntibyubaka ni ibintu bibi umwana yarebye filime ababaye bamufashe umutwe bari kuwukanda nawe ndebera umubyeyi umwana yakanuriye televiziyo arayikanurira ararakara bari kumurebesha ibintu adashaka yakanuriye televiziyo umwana yakanuriye televiziyo iraturika turashize cyane umuriro waje ari mwinshi Didn't do it. ntabwo ari njye ubikoze Of course you didn't do it, you little twit. n'ubundi ntabwo ari wowe ubikoze you little twit wakagoryiwe gato ukuntu yita umwana we ariko Put your light on. cana amatara gasani Was it magic or coincidence? ese ni maji cyane ibintu byari bihuriranye umwana nawe byaramucanze Humans use only a tiny portion of our brain. bajya bavuga ngo ikiremwa muntu dukoresha agace gato k'ubwonko bwacu But her own great strength of mind. matirido yari ataramenya ko ubwonko bwe abukoresha hafi ya bwose buriya ngo umuntu twese ubona hano n'abantu wita ngo ni abanyabwenge ubwonko bwacu dukoresha akantu gato nta na kimwe cy'icumi dukoresha Harry Wormwood, owner, founder, whatever. Agatha Trunchbull, principal, Cruncham Hall Elementary. banyita Agatha Trunchbull ndi directeur w'ikigo cya garidiyene I y'abana want a tight car because I run a tight ship. ndagira ngo imodoka yanjye uyikore neza imodoka nziza My school is a model of discipline. ishuri ryanjye ni ishuri ryiza cyane Beat the child, that's my motto. cyane cyane gukubita abana mpaka bamenya ubwenge nicyo nigisha I got a boy, Mikey, and one mistake, Matilda. They're all ahubwo mfite akana mu rugo ndi bugwe nimba ishuri ryawe ryigisha cyane cyane rishingiye gukubita ngo moto y'ikigo cy'uyu mugore ngo ni ugukubita umwana mpaka amenya ubwenge ntabwo ari ukumwigisha mpaka bamenya Let's do business. nimba aribyo nanjye uguha imodoka umwana wanjye nzamwohereza mu kigo cyawe mwigishe uri umudirektorisi bita Hey, you. Trunchbull Going to school. I am. urabizi ugiye ku ishuri yigo Bro. ejo uzajya ku ishuri Yeah, okay. yayambiriye papa we nyambira ube papa impamvu yohereje umwana mu ishuri ngo iryo shuri rirakubita
always wanted to go to school because she loved Matilda yakundaga kujya ku ishuri kuko yumvaga ko ari hazigira ibintu. what her new school would be like. Go ahead. Yibazaga ukuntu nagera ku ishuri bizaba bimeze. Ishuri bwa mbere bamuzana ku ishuri. Surrounded by trees. Ishuri yaraje muri ryari ishuri ryiza rizengurutswe n'ibiti indabyo. Well, there was a building. Ariko inzu yaraje kwigamo nimbi. So regardless of what Cruncham Hall looked like. Nirengagije ukuntu iryo shuri ryasaga nabi. Yishimiye ko yaraje kwiga dore ikigaje kwigamo. After all, any school is better than no. Nubwo ishuri yaraje muri ryasaga nabi ariko ryarutaga kwirirwa mu rugo atiga. Uwo mwana wari ufite ubwenge akunda kwiga. Iri shuri Matilda aje kwigamo. Directrice abana baramubona bagahaba twamubonye. Moto y'ikigo no gukubita abana mpaka bamenya ubwenge. Kandi byo kubigisha. Hey! Shuri bazanye mu Matilda. Yagasa. Bamubona ariko. Bana barikanga. Ikiga abana bigamo kandi n'abana bato garidienne primaire. You detention. Matilda yararibye arikanga. Kigashemo. You're too small. Grow up quicker. Wori gatonya uzakure vuba. Ibaza ariko. Matilda ajya kwihisha. Shoulders back, stomachs in. Stand up straight. Hey, sorry. That's okay. It's much better than being out there. Ko bambwiye ngo nze hano sinibyo byiza kurusha uko waba uri hanze. The principal, Miss Trunchbull. Uriya ni directrice w'ikigo mwita Trunchbull. You squirts better skedaddle. I'm not kidding. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Trunchbull araza gukubita umuntu wese warenze ku makosa nako ku mategeko ye. I'm Matilda. Banyita Matilda. Lavender. Hortensia. Je banyita Hortensia. She doesn't really hit children with that riding crop. None sura muyoboza kubita abana kiriya kigoza afite. For scare. Oya kenshi bari gukanga abana. Ariko ibyo akorera abana nibyo bibi. Second grade. Ejo ahise umwana wiga mu wa kabiri. Weekly visit to every classroom to show the teachers a thing or two about handling kids. Yakoze amakosa none basigaye muzengurutsa muri buri shuri ryose bagaragaza uko bakoresha umwana warenze ku mategeko. Of course. Umwana yari yariyebomba mu ishuri baramuterura. Umudirectrice iyo agiye guhana abana banyuza arabaterura karenze etaje. Window? Of course he wasn't okay. He lived, if that's what you mean. None se umwana banyushe mu idirisha bayo cyane. To be in the Olympics. Trunchbull yahoze akina mu mikino ya Olympique. Hammer. Ajugunya inyundo, ajugunya amacumu n'ibibuye biremereye. It's better than being put in the chokey. Chokey? Yeah, the chokey. Ariko ibi byose biroroshye. Hole in a wall. Afite ikintu kimeze nk'ikigereza cyitwa chokey. Agenda agafungiramo abantu kandi kiba kiriho n'ibyuma bisongoye. Directrice w'ikigo umwana ukoze amakosa durano bamufungira. Kids in there? I've been in twice. Afungira abana muri icyo cyuma ngiye bamaze kwamfungira kabiri. Arahagusiga umunsi wose. Mujya mubibwira ababyeyi banyu. I mean, would your parents? None se ababyeyi babo babwiye ngo directrice aragukubita babyizera. Hari ababyeyi batizera abana babo. Sha nanjye abanjye mbabwiye ko ku ishuri bamfata nabi ntibabyizera. Ndabona aje ahantu. Fresh meat. Abona kana gatona. Gato. Amanda Thripp. Niko witwa? Yes, Miss Trunchbull. Yes, Miss Trunchbull. What's what, Miss Ibyo ni ibiki bikize? Hanging down by your ear. Ibyo ni ibiki washyize ku matwi yawe? Pigtails? Ni imisatsi yitwa pigtails. A pig, Amanda? None se uri ingurube? Ko washyizeho pigtails? Do I allow pigs in my school? Ese nemera ko ingurube ziga mu ishuri yanjye imisatsi bayiziritse kuri niko bayita pigtails cyangwa se ponytails. Is a twit. Mama wawe ni ikigoryi. Nyagasani. Chop those off. Ita ukata iyo misatsi yawe nonaha. But ariko iki? Did you say but? Urambwiye ngo ariko ndakubwira ukata imisatsi ukambwira ngo ariko. I'll give you but. Wacyane waruzengo aturo kana gato. Karaga imisatsi y'akana gato. Debira directrice w'ikigo. Turashize. Karaga imisatsi y'akana wa filime. Karaza kana. Karenze igipangu hakuryiyo. Reba ikigo yigishirizamo abana. Umwana mu bwenge ariko. Yenaze umwana. We agiye kugwa ku ruzitiro rumwica. Umwana yaje no ku ruzitiro. Rebe. Abura gato. Umwana agwa mu ndabyo. Agwa mu ndabyo. Karya umunyenga ahubwo. Karya umunyenga gasoroma indabo. Yana kari umunyenga. Twana rero dushimishwa n'ubusa. Nega umunyenga umunyora. Do. Ngambo yes. Bwana n'ubuzanga. To class before I throw you all in a choking. Mwese mujye mu ishuri cyanjye kubafunga. Lavender. What's my teacher like? Mwarimu wanje ameze ate? Run. Ugiye ko directrice ari mubi bigeza aha ubwo mwarimu wameze ate?
Matilda's teacher, Miss Honey, wari ugiye kwigisha Matilda witwaga Honey people nako Honey appreciates every single for who she or he yari umuntu wita ku bana neza akabafata uko bari. Ni umwarimu umwana mwiza yitwa ngo Miss Honey. Okay, listen up, everybody. We have a new student with us today. Mwese muceceke, uyu munsi dufite umunyeshuri mushya mwiza. I'd like you to sit over here with Lavender. Now you Yitwa Matilda, agiye kujya yicarana na Lavender. so I'd like you to be especially nice to Matilda and make her feel. Ndetse Matilda mufate neza mu muha ikaze n'umunyeshuri mushya. Bivuze ngo uyu mwarimu uri hano ngo ni umwana mwiza wita ku bana bose. Miss Honey was a wonderful teacher and a friend to everyone. Miss Honey yari umwarimu mwiza ndetse akaba inshuti ya buri umwe. Beautiful as it seemed. Miss Honey ndetse yari n'umuntu mwiza. had a secret. Ariko yari afite ibanga ryijimye mu mutima we. She did not let it interfere with her teaching. Ariko iryo banga ryatumaga babara ntago ryivangaga mu myigishirize ngo yigishe nabi. Very good day. Matilda washaka umunsi mwiza. You everything that we've learned so. Kuko uyu munsi tugiye gusubiramo amasomo yose twize. You don't understand any of it. Nutabyumva nta kibazo kuko uri mushyashya. So just Ariko nawe nugira igisubizo umenye umanika akaboko. Sibyo? Bagiye kumusubirizamo ibyo abandi bize, abandi biga, bamaze imyaka biga we nibwo akiza. okay. Rebe. Let's do some together. Okay, reka noneho tugira ko dukora. 2 times 4 is? Kabiri gukuba kabiri. Nako gukuba kane ni 8. And 6 is? Kabiri gukuba gatandatu 12. 2 times 9 is? Kabiri gukuba 9 18. You've been practicing. Mumaze igihe mwitoza. And you'll be able to do Kuba bidatinze. Musaba muzi gukuba neza. 14. Kabiri gukuba 7 14. 13 times 3. 13 gukuba 379. So 927. Abandi baracicika. Ibihumbi 4927. Pardon? Ngo iki? I think that's the answer. Ndakeka icyo nicyo gisubizo. 9 times 3. 13 ukubye 379 ni ibihumbi 4927. Nawe uri kureba iyi filimi ibyo bintu ntago wabimenya udafite calculatrice na mwarimu yaje kubisoma. Ni imibare no yaravuze mu mutwe atazi. 13 gukuba 329 ni kangahe? Umwana akora nka calculatrice mushya mu kigo. Mwarimu nawe yabanje kujya guterateranya kuko ibyo bintu ntago wahita ubimenya. Yari ikanzu sikari byo. Wow, barumiwe. Matilda, you know how to multiply big. Matilda uzi gukuba imibare? I read this book last year in mathematics. Umwaka ushize nasomye igitabo cy'imibare muri library. You like to read? Ukunda gusoma? Oh, yes. Yego. To read. Nkunda gusoma. Ukunda gusoma iki? Everything. Ibintu byose. Lately I've been reading Doll's Chick. Iminsi ishize nandi gusoma Dallas Chickens. Charles Dickens nako. Every day. Icyo gitabo ngisoma buri munsi. So could I. Nanjye nuko icyo gitabo nyangisoma. Cya Charles Dickens, cyitwa Charles Dickens. You got your workbooks? Let's start with section 1. Mwarimu yagizemo n'ubwo batangira kuvuga ngo mukore ibitabo twige. Abonye umwana umurusha ubwenge. Akuzi kujya kwiga muri Gardienne ugasanga umwana uri kurusha ubwenge. Hikanze. Ibitabo n'umugore asoma warangije za kaminuza. Nibyo uyu mwana asoma afite imyaka 6. Uyu mwana ari kunyibutsa nkigasha. Nabonaga ndi gutigiye mu ishuri. Nabonaga bari mu mbarusha yayisaza ku muyobozi w'ikigo feri ya mbere ku mangana. Injira kana kaza ubwenge bana bato mujye mukunda kwiga musabe nka Matilda nanjye narize niyo mpamvu tsobanura neza. Jen, good. Injira hano Jen. One of our little heart to hearts. Do. Directrice w'ikigo. Misa nk'umusazi. It's about the new girl in my class. Nari nje ngo tuganire ku mwana mushyashya ndi kwigisha witwa Matilda wo muhutu. She's a real wart. Papa yarambwiye ngo mwana ni ikigoryi. Wiki. Urwana rw'uruswa rutaza ubwenge rw'urucucu. She's a very sweet girl. Parabishye Matilda n'umwana mwiza. Ndetse afite n'ubwenge. Child? Yes. Ubwenge. Multiply large sums in her head. Ashobora gukuba imibare myinshi cyane mutwe we. Akora nka calculatrice. Well, I think she might be happier in Ndakeka kuri mwana nagakwiye kwiga muri Gardienne tumujyane nko mu wa 5 primaire bamukuye muri Gardienne. Can't handle Vipers, you're trying to foist her off on one. Kira cyane wa barambwiye ngo kira ubangamye nawe ubwo gitangiye kubangamira ushaka kukikiza ngo cyoreza abandi barimo. Ibyo n'ubugwari. Ndagira ngo unyumve Jane. The distance the shot put goes depends upon the effort you put. Itandukana ry'ukuntu twese dutera muri nubuye n'umuhate dushyiramo ngo turishugunye. Can't handle. Sasa directrice tanyo batura mwana ababyeyi bambwiye kari ikigoryi. Kurya. Bashukunye ikibuye. Roza kino mikino ya Olympique. One day, Jen, you'll see that everything I do is for your. Genda uwo mwana umwigisha nimba yanagukubaganiwe ushaka umwikiza ngo umwoherereze abandi barimo ubeshya ngo afite ubwenge. Genda umwigisha. Gasani. Dore ibintu barimo.
witoriza gutera utwuma ku mafoto y'abana bo mu kigo cye. Umwana ku ishuri, umunsi wa mbere ku ishuri, ageze iwabo abona hari abantu bacunze hanze. Bari abantu bikena aba FBI bari kuneka papa we, bamenye ko acuruza imodoka mu buryo butemewe, azigurira ibikoresho by'ibipapirano. When she was having that. Mom, I'm home. Oh, how was school? Mama ndi mu rugo. Ku ishuri byagenze mama, ku ishuri byagenze neza. 6th grade work. You're kidding. Mwarimu yambwiye ngo nkwiye kujya kwiga mu wa gatandatu. Dore ibitabo bamaye ngo njye gusoma. Middle of an important phone. Wacane ntabwo kuri telefone. Ask me how school. Ariko niwe warumbajije ngo ku ishuri uko byagenze. Ziba. He's supposed to do. The baby wasn't his. Well, none se umwana katari ubwo yari gukora iki? Mama. Hey, they gotta be implants. Uyu mubyeyi ntago agiye umva umwana we. It's insane. Directrice w'ikigo cyacu ni umusazi ndakwiyama. Fenced by her hair. Yateruye umwana imisatsi amurenza urupangu. Ibaza ababyeyi batumva abana. Ababyeyi umwana najya ava ku ishuri agakubwira ngo umwarimu hari ibintu yamukoreye, ujye utiga amatwi. Ukuntu ababyeyi mwishi nako twishyizemo ko abana ari abantu babi. Nako abana bacu bananiranye. Hiya! Whack to the belly! Ewan! To the face, no! No! Shimaze kumutera igipfunsi. Dore papa ibintu bari kwigisha abana nawe ndebere. Bari kureba imikino y'ibintu cyo kurwana. Come here. Umugabo atangiye gutera kakanta arebe ko imisatsi yongera kuba umukara. Do, rebyo barimo. Kumbe mwarimu yaje gusura umwana. Don't give money, we don't charities, we don't tujya dutanga amafaranga, ntago dufasha abantu. Mr. Omod. Jennifer, honey, I'm Matilda. Banyita Jennifer, ndi mwarimu wa Matilda. Yakoze iki ku ishuri iriya nkubaganye? Matilda ajya mu cyumba cyawe. Beat it. Nona. Look, whatever it is. Ibyo umwana wanjye byose yakoze ku ishuri. No, there is. Ikibazo cyawe. Nta kibazo. Beat it, we're watching TV. Turi kuri televiziyo. Mr. Wormwood. Mr. Wormwood. If you think watching some rotten urakeka kureba televiziyo than your daughter. Biruta ubuzima bw'umwana wawe nigisha. Uri mubyeyi nyabaki. That darn thing off and listen. Kuki utazimye icyo televiziyo ngo tuganire ku buzima bw'umwana wawe? Kuri kureba televiziyo. Come on, get this. Sawe njira. It's not gonna like this. Umugore wanjye wo mudu ntago ari buze kubikunda. Rero bikundi. Yaje kuriba kana mu rugo ukuntu kabaye kana yabonye ku ishuri gafite ubwenge kanabubarusha. Ni mwarimu, uyu mwarimu akunda abanyeshuri be. Ku buryo no mu rugo aza kabasura. Ibintu abarimu benshi badakora. What do you want? I'm sure you're aware by now that Matilda has a brilliant mind. Ese murabizi ko umwana wanjye afite ubwenge bwinshi. Zanira byerisha. Papa byari zashize hari urwungi urwo ni rwo nashakaga ubundi na mbere. Oh, no thank you, dear. Nawe tugurwungi oya. I didn't see until my 2nd year of college. Ubwenge uriya mwana afite ngiye natangiye kubugira niga muri kaminuza. I really feel with private instruction that she'd be ready for college in just a few short. Uriya mwana ashobora kuzajya muri kaminuza gifite imyaka mike cyane kuko hari imyaka myinshi azasimbuka. Ari Burayi niko bakora ibintu ufite ubwenge bwinshi. Ntago bagutesha igihe ngo urangiza za primaire bahita bakujyana muri za kaminuza ugakomeza. Niko nakabaye narize ariko banindijemo. I have a nice house. Mfite inzu nziza. Wonderful husband. Mfite umugabo mwiza. You were slaving away. Ibyo bintu byo kwiga n'amasomo buzanano ntacyo bivuze. You want Matilda to go to college? Urifuza ko Matilda wacu aziga kaminuza? College? I didn't go to college. I don't know anybody. Ntabwo nigeze niga kaminuza. Nta n'umuntu tuziranye wayize. Fool salesman. Ariko reba ukuntu ndi umucuruzi w'umukire. Umva umubyeyi. You're educated people, Mr. Wormwood. Ntukajye usuzugura abantu bize. I'm ill, heaven forbid. Nuramuka urwaye, College graduate. uzavurwa n'abaganga bize. Or say you were sued for selling a faulty car. Cyangwa niba kurega gucuruza imodoka z'injurano cyangwa zifite ibibazo ukajya mu rukiko, uzatabarwa n'umwavoka wize. Abantu bize ntukabasuzugure. Buri umuntu wize niyo waba umurusha amafaranga ntukamusuzugure. Iyo turi mu bibazo nibo duhamagara ati ngira ku rukiko bikurikirane. Going to agree, are we? Cyakwa muganga. Sorry, I burst in on you like this. Mbare rero ndagiye. Cyangwa nanone abantu bize ntukabasuzugure. Waba filime utari kuyumva ruki wize akagusobanurira. Tell me about it. Yacu afata igitabo hana gisigira umwana. Kumbi mwari mwerazaniye umwana igitabo. Urakoze yabonye uyu mwana bakunda ibitabo bimeze kimwe. Buri abantu bakunda filime rero bakunda gutizanya filime ngo usaribe filime imitwe gutya sobanura roki. Usanga ari akantu bahuriye. N'abantu bakunda ibitabo bakunda kurekomandana. Uzasoma igitabo cyitwa gutya. Ngiye nasomye cyitwa Entire school will go to the assembly room. Ikigo cyose none mbabone mu cyumba cy'inama. Wicare directrice. What's up? Wibira nibiki? Sinzi. Directrice. Bruce Bug Melody. Mu kigo hari icyana ngo cyitwa gutyo. Dore nguyu bose bahise bamureba. Little Brucey, come up here, please. Bruce waza hano imbere ndakwinginze. Bruce Melody abana bose baramurebye barikanga. No guhaguruka ni ikibazo. Ibiryo
bishobora kuba bigiye guhekura ababyeyi b'uyu mwana. Igere mwaruka ni ibiryo. He lives on my block. Uyu mwana turaturanye. Tutuye muri hood imwe. He lives on my block. This boy, Bruce Bog, uyu muhungu Bruce Melody is none other than a vicious sneak thief. Nta kindi aricyo usibye kuba ari igisambo. Disgusting criminal. Wakinyabyaho iki kigisi cya nabi? Ko nazi ibyo uvuga. Cake. Chocolate cake. Keke ya shokora. You slithered like a serpent. Winjiye nk'inzoka. Ujya mu gikoni cy'ishuri ryanjye. Urangije unyibira keke ikoze muri shokora Bruce. Ntubihakane. Bruce yibye keke. Confess mbere icyaha. Well, it's hard for me to remember. Biragoye kuba nakwibuka iyo keke ngo yari imeze ite. Hey, was mine. Iyo keke wibye yari yanjye. Most scrumptious cake in the entire. Yari yo keke iryoshye muri iyi si yose. Mom's is better. Iya mama wanjye iryoshye kurusha iyo yawe, bivuze ngo Bruce yemeye ko yayiriye. Ngo nta nubwo yari iryoshye mama ni irenze. Ariko umuntu agusakuriza ngo inkoko yanjye wayibye. Yari inkoko kise shako yari inabiye. Yamuzanye hano. Kumbe wanyibiye keke. Bamwicaza hano. Rebe bamuzanira keke yose yuzuye. Mwana muto nabonye ukunda keke. Sibyo kure y'icyuma. Yagasana abana barikanga. Yariye keke ya directrice w'ikigo. Baterura keke runini. Chocolatey. Uri kumva uhumurirwa shokora se? Now. No. Eat it. Yirye yose. I don't want any. Ntabwo nshaka kurya urakoze. Eat it! Yirye iyo keke. Uyu mu directrice. Wibirye. Give him cake. Ntabwo yamuha keke. Sura n'uburozi. Wibura n'uburozi ntabwo uriya mu directrice yaguha keke n'uburozi amuhaye. Arapfuye wiburiye kira muroze cya directrice. Ndumva iryoshye da. Ndayirya ngiye Bruce. Mwana ngo yitwa Bruce. Kurya ibyo nabyo. Wana ndayinyinyira koko. Bruce yaragiye arya keke. Keke zirasema buriya ngiye ntabwo ndaryaho keke. Nashonye akantu gato kera. Mwana yari yarayimara. Wana arayimara ariko indiruzuye. You look like you enjoyed that, Brucey. Bruce, keke irakuryoheye? Yego madam. You must have some more. Reka noneho tukongere. Oya, ndahaze. That cook's feeling. Waba babasha umutetsi wacu. Bahise bayimuzanye. Nyagasani! This cake just. Iyi keke niweho bayikoreye. You're very own. Kandi urayirya wenyine. Nyagasani turashize. Mwana yaribye arikanga. Keke irangana umusozi. Mwana Bruce menye bashaka kumwicisha keke. Nyagasani turashize. Mwana yarwanye na keke. Ni hamwe wumva ngo umuntu yishwe n'ibiryo. Nyagasani ngo ntabwo uri buve kuri platform utamazi no confection yose. Ino keke bino biryohere birasema. Bruce yarariye. Nyagasani bana nabo Yesu Kristo nta mwarimu agiye kuruka. He's going to puke. Agiye kuruka. Ntabwo ushidikanya araruka kabisa. Mwana byaranze. Bruce looks real bad. Bruce ameze nabi. Uratsinzwe. Hari umuntu agiye gutereta umukobwa wa Fande. Afande aravuga ngo kumutazimanira umwana bamuzanira igikombe cy'amata. Bruce wabikora. Bruce bemeza uyimare. Wabikora abana batangira kumufana. Go Bruce. Melody. Bruce. Bana bose baramufana. Bruce wayimara. Wariye n'ingurube za henahe niyo wayirya. Wana. Je n'utubenzi nari yiporeje. Wana. Bafana banje sinzabatengu. Wana. Ndatwitse. Tarashize. Muzibe. Bruce yarayifekanye. Wana ni plato arayirigata abafana banje. Ntabwo nzabatenga. Mwayibonye isahani rera nibiriya baba bavuga. Wana ngiye abafana banje noneho kumva yamanitse n'igikombe.
nyagasani uyu mugore ni umugome. The entire assembly will stay 5 hours after school and copy from the dictionary. Mwese ngiye kuba igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutamurenza amasaha 5 mwicayo. Together. Kandi kingiye kugifungira muri coki ni handi bafungira abana bataga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha cyumvisha n'abavugira ku cyumbu baba polisi baje kuneka papa we bahora hanze y'urugo rwe. Young lady, where were you? Mugore mutoruriye. The whole school late because it's for you. Mr. Archibald yatugumishe ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda ntago yigeze uyisohora yiriwe yari umunsi wose umwana ni usora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? Nari sene bari business kuki utabyohereje ku kazi. Abapolisi ukazi babandi. Abapolisi na hano bahageze papa. They're parked outside. Abapolisi baparitse hanze bari kugucungira ntago bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Barana abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Barana abapolisi ndabizi. Bazara bareba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the weekend. Hari abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Barariwe niwe bashe kureba. Cops. Mama barana abapolisi mama yikubeshya. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we ni ibinsanga bose nago bazi kutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi cyangwa umenye umuntu kuneka n'utakuneka umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari kwishuri Trunchbull babangamira. Matilda ni gace yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Ano ndabyigikeri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Bibeshye ntago yiri ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye kwishuri. Kwishura abana yabonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka nanone kameze nk'uruvu. Wamudu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze ukuntu turura kana. Fanya nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana. Image. Tenago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Nyegasani. Miss Honey. The teachers are class 3 Lavender. Please get a water pitcher. Miss Honey. Quickly, she'll be here any second. Come on. Urebe. Mwana ya jano. Directrice y'ikigo ngagiye kuzamo hano. Mwana ahita gufatira amazi y'akantu k'akanyamaswa babonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Batabona kabigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buriya akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ahubwo sinumve n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Miss Trunchbull. Morning. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shu. Chinguka. I have never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago ngenje amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They like ari hehe Matilda bamujyanye muri coki ni mu runigiro niko bahita muri coki ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe kandi abana ntibakwiye kwigisha ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe. Noneho You wowe front of the class imbere y'ishuri sasa kuva kana makajyanye ugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matilda ni Miss Jennifer Honey. I tell you. Kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero cy'ikintu gitangaje wigeze ukora. Rekurira urwana hasi. Squirming worm of vomit. Icara hasi wakinya mu njonjorerwa we barutse. Nyagasani umva ibitutso tukabana ariko. Aza kunywa amazi uyaraseka. Guka.
kakandi yazishije imisatsi. Miss Honey taught us how Uzi guspellinga yego. yesterday. Gwejo batwigisha guspellinga. Ijambo difficulty. Difficulty if your life depended on it. Nubundi mpamvu uzi gukora spellinga ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine. Murabyumva. How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, F, I, ubwo bari kuspellinga difficulty. Mrs. L, Ariko binyuje mu buryo uramugore bigisha. Sicyo? Why are all these women married? Kubera icyo ubundi bari gukoresha ngo Mrs. mu buryo mukoresha mu spelling. In spelling, not. Bana baramuseka ngo yamazi arimo ikintu. Kure bana bona. It's a snake. Ngo yamazi arimo inzoka. N'inzoka we. Baramuseka. Uyaramanika. One of you tried to poison me. Mwagerageje kunduga. Ni wewe umanitse. Matilda nayo yashatse kunduga. Nari mbizi. You'd like to know it's not a snake, it's a newt. Iyo ntabwo ari inzoka ahubwo bayita newt. Kariya kanyamaswa bakita newt. Trunchbull. Ni ubwa mbere nanjye nkamenya. You villainous sack of goat slime. You did this. Niwe wanduza. Trunchbull. Miss Trunchbull ya. Alone? Or did you have accomplices? Ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanya cyaha. Do it. Ntabwo ari njye wabikoze. Like the choky, did you? Bivuze ngo nagufungiranye muri choki birakubabaza. Well, I'll pay. Uza kwihorera umamazi arimo umuserebanya. For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! Ngiye kugwana kubwo kuba amazi. Didn't do it. Ntabwo ari njye wabikoze. Besides, even if you didn't do it, I'm going to punish you. Because Iyo waba utabikoze ngiye kugwana. small and I'm Kuko ndi mukuru uri muto. wrong, and there's nothing you can do about it. Kana kintu wantwara. Liar and a scoundrel. And you're Shindura umubeshyi. a liar and a cheat. You're the most Naso ni umubeshyi. low lifes in the history. Ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye. Akanurira yane cya kiruri kirimo umuserebanya yararakara. In this school. Niwe kagoryi kari muri iri shuri. God! Umwana yarebye ikiruri yarakaye. Ikasani. Wa muserebanya ya newt. Bitarukira ku mwenda wa directrice. Jewe ndapfuye. Abana baraseka. Abana baramuseka. Baramuseka abana bura nabo rero. Baramuseka. To ndapfuye. Umugore wiyemera atinya umuserebanya we. Atinya kantu kumuseranya. Abana baramuseka. Bareba filime batishiye. Umuserebanya bonaga hakurya iyi zirerata. Bura abana nago batinya. Abifitiye n'umutima mwiza. Wowe ntabwo nigeze nyeganyega. Yo bikoze. Possibly have done it when she was sitting with. Yabikora gute se yari yicaye hano? Yaguteye umuserebanya atari yicaye hano. Ndaza kugucunga mwese nyabyano. When you go to your little cubbies to get your smelly little Mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga. lunch. Kugeza aho mukataho murira. Mwese nzajya ndi kubacunga. Cyane cyane uwe Matilda. Hey. Leta yikubita aragenda. Rebe. Thanks for not telling. Best friends don't Urakoze kuba utandese. Inshuti za nyazo ntago zirigana. really dance. Yeee usikaze kubyina. Wewe muserebanya uramubyinishije. Smash and then I'll come and help you Abana bari kubyina hano. Okay. Bigana directrice. in a minute. Matilda n'utuzi twana bigana. Miss Honey? Miss Yani. Miss Honey, I did it. Ninjye wabikoze. What? Ukoze biki? Glass tip over. Ninjye watumye ikirahuri gisimbuka. Don't let Miss Trunchbull make you feel that. Wituma Miss Trunchbull yumva ko ari wakoze amakosa nkariya ntabwo ari wabiteye. With my eyes. Nabikoresheje amaso yanjye. Mbikwereke. Amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka. None rero kuvuga ngo kandi kuko yerebye kira kiruri tubona umuserebanya urasimbutse. Many people don't feel powerful at all. Kibura wa mwana wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga. Abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite. Kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda. Kakanurira ikirahuri. Birakariba. Simbuka w'amazi we simbuka. Simbuka wakirori. Matilda. Matiri. I really did do it, Miss Honey. Ngenda bizi ninjye wabikoze ninjye warebye ikirahuri umuserebanya urasimbuka. Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone and then you can't. Ndabizi muzima rigiyeho kumva ko wakora ikintu ariko washaka kukimwereka bikanga. Ntabwo ari uko bimeze. I don't know. Simbizi. Maybe I made myself tired. Ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze. I'd like to come over to my house this afternoon. Ese uyu munsi waza kunsura mu rugo? I'd like that very much, Miss Honey. Nabyishimira cyane Miss Honey. Bamwita Jennifer Honey. Uyu munsi barakwereka Metrese atashye yatahanye n'umwana. Yeah. I feel like I could use
kumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda we nakunyizera sibyo sinzi ibyo wizera mu mwana ngo ufite by'imbaraga gusa ubwo ubyizera n'umutima wawe wose bizagufasha bageze hano hara niho Miss Trunchbull atuye directrice Why is there a swing? kuki ari ikicungo se A girl I know used to live in that house. umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu uwo mwana w'umukobwa yari yishimye She was just 2 years old. Her mother afite imyaka 2 umwana yaje gupfusha mama we doctor. papa yari umuganga Needed someone to look after things at home. yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe Mother's stepsister to come and live with her. arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngaze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama step sister Yes. uwo mu Anthony Trunchbull Worst of all, when the girl was 5, umwana amaze kuzuza imyaka 5 papa we yarapfuye papa yapfuye atese decided he'd killed himself. abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana kubera iki se yari kwiyica Knows. nta muntu n'umwe ubizi uwo mwana asigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull She found a small cottage. uwo mwana yaje kubona akazu gato Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. n'akazu yishyura amadolari 50 ukwezi She planted hundreds of wild. aragenda kuzuza indabyo uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye umwana abayeho neza You know why I told you this? uzimpamvu nkubwiye ibi You were born into a family that doesn't always appreciate. wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro Very different. gusa ibintu bigiye gutandukana bizahinduka mwarimu Should we go inside and have tea and cookies? waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi yego bana bakunda biswi mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo Cottage from your story. yanzu wavugaga iri mu nkuru yawe A young woman is you. wa mwana mutonya uvugwa muri iyo nkuru ni weho bivuze ngo No. ubushya ntabwo bishoboka Yes. yego birashoboka And Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze ageze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull uyu mwana ngari muto mama yarapfuye umuntu utaruhuje na mama we w'umubyeyi ariko arabavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngamurere hashize imyaka 3 papa we itapfa urugo rw'iwabo uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull Yes, please. dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwari urwa papa w'uyu mukobwa Jennifer hani I've often thought about it, but I can't abandon my children. nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye You're very brave, Miss Honey. abana bawe n'abana b'ibipupe ufite umutima ukomeye As brave as you. ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe You weren't afraid of anything. nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya All grown-ups get scared, just like children. abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana Wonder what Miss Trunchbull was afraid of. ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato kandi urugo ni urwa papa we bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull ni tante w'uyu mukobwa Jennifer hani ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayereyo mbega nawe ubwasa nabi no ku mutima bakiri imodoka ye n'umujinya utarajya kurahura n'ipusi ura n'ipusi ndapfuye umugore atinya ipusi ngo n'abantu bakuru baratinya burya atinya ipusi iyi atinya ipusi z'umukara hey tushize kubita umugeri ipusi turashize ipusi gwani yitica isheni Oh, he's all right. Imana ishimwe ipusi imeze neza yatse imodoka co urebe Get your treasures. tujye kuzana ubutunzi bwawe wasize mu nzu y'ababyeyi bawe anto waragiye tujye mu nzu tujye kuzana ubutunzi wasizemo sasa uyu mwana yimuka ngo yasizemo ubutunzi bwe ibipupe bye nibyo yitaga abana be vayo ariko hani vayo Matilda dore ngarajya mu nzu ya Trunchbull uriya mukecuru agusanze mu nzu yakwiciramo uyu nawe arakurikira sasa yari mu nzira agenda imodoka imupfiraho wibuka imodoka zose zaguzwe mu rugo zaguzwe kwa wa mugabo Henry Wamwood zipfa ubusa kuko aba yaratuburiye abakiriya ngo imodoka ni nziza binjira mu rugo iyi nzu ni iyanjye niyo uyu mwana ababyeyi be bamusigiye ariko tante we Trunchbull yayimwirukanyemo yarayikabye Oh my. yagasani geze hano My father's portrait you hari ahantu hari hamanitse ifoto ya papa wanjye
The Trunchbull must have had a strong stomach. none dore umuntu wagiye akamanika igishushanyo hari yamanitse ifoto ya papa w'uyu mugore ari nawe nyir'inzu uyu mugore yarayimanuye hamanika ifoto ye umugore afite ibibaraga ukuntu aterura imodoka Trunchbull ahubwo azana bice agasana imodoka yari ikatishe yerekeza mu rugo rwe imodoka yisunika wenyine Father's chocolate box. dore kaka box papa wanjye yashyiragamo shokora After supper, he'd take a chocolate, cut it in half. iyo twamaraga kurya papa yakuragamo shokora Me the bigger half. akayigabanya akarya agace gato akama kanini Count them so I couldn't even sneak one. ubwo yapfaga Trunchbull izi shokora zose yarazitwaye yanga kuzongera kumpa shokora akajya azindira mu maso izi shokora nta mwana uzirya Trunchbull niwe waziryaga wenyine akakarababara Have one. wariyemo imwe se wayiriye No. ya She'd know. yabimenye ko ari shokora yabuze Where's Lissy doll? cya gipupe cyawe cyari se kiri wavugaga se kiri hejuru kana karashaka kukimwibira uyu mugore ibipupe bamwambuye akiri muto aramukanga turashize Matilda wakantu kino umugore kumba aragarutse ze hari abari kuyikiniramo imodoka yamupfirimo katururi iki nicyo cyumba nararagamo kera uru rugo rukiri urw'iwabo hano nta bakozi baba bafite ngo bakore amasuku byibura Magnus? papa we yitwaga nde Magnus King Magnus. He called me Bumblebee. namwitaga King Magnus nawe akanyita Bumblebee I don't think Magnus killed himself. ntabwo nkeka ko papa wawe yiyahuye Do I? nanjye niko mbikeka ushobora kuba ari cya Is that Trunchbull kiriya ni cya gipupe cya Lissy ni agapupe uyu mukobwa yakundaga akiri muto Jennifer Honey bakiraho uriya mugingo ugurisha imodoka w'igisambu ndashaka imodoka nshyashya waranubura imodoka ishaje Have you them torment your low life life? wamubeshyiwe I'm gonna sue you. I'm gonna burn down your showroom. I'm gonna take that no good jalopy you sold me and shove it up your bazooka. When I finish with you, you're gonna look like roadkill. bebe You what? You... yaza kureba shokora ze ninde wahafunguye hano yeah Shouldn't we hide or something? Yeah, go to the end of the hall, down the stairs, and out the kitchen door. I'll distract her. wegenda wishaka kurya iriya ndamurangaza Who's in my house? inde uri mu nzu yanjye bebe Come on, fight like a man. vayo duhangane nk'abagabo inde uri mu rugo rwanjye rikaza bafatire mu rugo rw'ureme ngo harashye dore akana hano kihishe nyagasani urebe oya vayo aterura cya kibuye kinaga hakurya ndajya kwitsimba do nyagasani kore arakomeye arabyina inzi simbuka inzwi yaje asatira hano akana kari kugera no kana hano kari karahavuye nimba kihishe nagatari nimba kitsimbye ave hano nkumvisha umuntu gafashe yakica gafashe yakica
kumbe dore akana hano kihishe munsi y'ameza. Bebe uyavayo kuramo akana kararigize nimba kagiye he kana karabuze kumbe dore kihishe munsi y'ameza kakana nagatari shawo dore akantu kihishe karatwika sano kumujinya bya bikeke arya nk'igisimba wagira ngo ni ihene iri kurisha ni ihene iri kurya vetiveri irimo sondori yavayo kingura urujya kubitaho uburyo ngo yagira ngo umuntu wari uri mu nzu yarasohotse aragiye ahita asubira hejuru uyavayo umuntu wari uri mu nzu yanjye arasohotse buri yaragiye. Iyo yumva parufe rebe turashize yashe iyo Some rats are gonna die today. munsi imbeba ziraza gupfa umve Gasani mwana ribye rikaza umugore uri hano ikangamo bari bamuziye mu rugara babuze. Feel my heart. Mva umutima wanjye ukuntu uri gutera ko wagira ngo ni ubwa mbere nikanze mu buzima bwanjye yari kubica. Ngwino tugende. Ntabwo dukwiye gutuma umuntu adufata kuriya. Uriya mugore hari umuntu ukwiye kumwigisha isomo. Mva umwanzi. Turaza gutegereza nagenda tugaruke dufate igipupe cyawe sibyo. Ngwino nkubwire Matilda, you will never go back in that house again. Sezeranya ko iriya nzu utazongera kuyinjiramo. I promise. Ndagusezeranya. Banukanya akana ntabwo bakagira ngo nagenda ngo twongere tugaruke mu nzu ye dukuremo igipupe. Akana ntabwo bakagira uyu mukuru we Jennifer rwo atarano sinzagaruka hani. So we came home with $2,000 Sego dutashe dufite ibihumbi 2 by'idolari. in the air, and we both just tubijugunye mu kirere. like we were on the $1 million sticky. Umugore ari kuganiriza abantu. You like- Banaganiriza ni baba polisi n'aba FBI nako. Iriya shonda yikunda. The old days. Now byari bya kera. It's all over this. Mwana aratashye. Give me a dime. Matilda, this is Bob. Matilda uyu ni Bob na Bill. The cops. Abo ni abapolisi. Cops, they are ace Baragara abapolisi bacuruza amato. I'm starved. Nsariranyishe. Hi, Harry. Bite hari. Who are you? Muri bande. What is this, a hot tub party? Hano habaye ikirori. Here. Sokiri mu nzu. All day I come home, you're entertaining a couple of surfer dude bodybuilders. Banakoze umunsi wose gata. Papa abo ni abapolisi. Interested in timeshare? Urifuza ko tuzagurisha ubwato. Let me talk to people. I am in a cage, Harry. None se ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu hano mbani muri gereza. These guys are stupid kids. Bamwe kuvugana n'abandi bantu batari ibi bigoryi by'abana twabyaye. Home and find dinner on the table. Umugabo agomba gutaga asanga ibiryo biri ku meza. Umwana atangira kwitinya. What do you want? Papa. Yell at me, okay? Ngaho nsakuriza. Up and leave us alone. Ziba wacyana we nawe ndekanye nyine. Again. Ongera unsakurize papa. Usakurize. And pound your miserable eye. Ahubwo rikanze ngo utimbure wawe kwana we. Kugira ngo muzajye mu micubahiro hano. Umwana kanurira urugi kumwe bajya bamutonganya. Umwana urugi rukinga atarukozeho. Ahita ashyiramo n'ipata. Uyu mwana bikoza abishaka noneho. No kid likes being yelled at. Nta mwana ukunda gutukwa. Precisely Harry's ranting and raving. Cyane cyane bitutsi papa we hari yamutukaga. Power. Ibyo byatumye umwana atangira kumenya ko afite imbaraga muri we. Practice. Icyo yarakeneye ni ukuzikontorora no kwitoza. Umwana amenye ko afite imbaraga.
atangira kwitoza amenye ukuntu azajya zikoresha yarakaye. Azize imbaraga kenshi ze zikora iyo bari kumutuka yarakaye. Yatangiye kwibuka ukuntu bajya bamwita urakagoryi, akibuka ukuntu umutuka tubupoye n'igisambo kandi urubuto ntago rujya rugwa kure y'igiti cyararuvuyeho. Niburi wa muhudu nawe twarenga ba wa muhudu. Umwana yarakaye nibwo imbaraga ze zikora. Umwana yatangiye kurakara, amataka yafungura atayakozeho, akaza agasuka hano mu giporezo, ikika akagikoresha atagikozeho. Umwana imbaraga zatangiye kuzikontorora, ewana imbaraga zano namaze kuzisobanukirwa, amatara arayatsa atayakozeho. Umwana atangiye kumenya imbaraga afite, kugira ngo ubwonko bwacu bufite imbaraga zidasanzwe kuko bwose tutabukoresha. Umwana hano yaramagiye arisobanukirwa, usanga afite imbaraga zidasanzwe, araziserebura, noneho ndanahatwika dore indabyo. Imbaraga ze yaragiye menya ukuntu azajya azikontorora. Ewana ndi buhatwike, ewana ndabica, ndabamara karagiye ndahatwika. Barishimye, ibintu mu nzu gasigaye kabiterura, atabikozeho kakabikaraga. Akana gafite ubwenge bwinshi, ubwonko buhambaye cyane, bufite imbaraga zidasanzwe. Uko kari katabaye especially for all you little bitty pretty ones moving and grooving on this sunny afternoon, playing music to make you smile, so you better not touch that. Inzu yose ibintu bishyize ku murongo n'amarida yakura hatayakozeho. Agikura amarido mu gitondo abona baba polisi baje kuneka papa we mu rukerera. Mbere yo kuza gusaka hano twagombye kuba dufite igipapuro se gisaka. Nta mupolisi wemerewe kuza mu rugo rw'umuntu ngasaka adafite search warrant, adafite igipapuro yahawe n'urukiko kivuga turiya muntu muzagende umusaka. Umuntu naza kugusaka uzamwangira ibyo azaba yambaye byose. Nakomwe ntago mugira abavoka. Hano baje gusaka ikarito uriya mugabo abikamo ibintu bye. Papa w'uyu mwana n'umugezi wa nabi, ibikoresho by'amamodoka by'abandi. Ikarito nabonaga hano igiye, umwana ikarito arongera yisubiza inyuma arayimura kugira ngo batayisaka bagafunga papa we. You two men are gonna be in a lot of trouble very. Mwabagabo babiri mwe muraza kwisanga mu bibazo. Dore umugore wigize w'umwana, dore umwana wigize umugore. Aren't you supposed to be in school, young lady? Ntago akabaye ku ishuri. Ahubwo simwe ntago mwakabaye mufite igipapuro kibemerera gusaka. Narabisomye mu gitabo ko umuntu uza gusaka nta gipapuro afite ushinzwe umutekano afungirwa muri gereza y'abapolisi. Papa we ni uzafungwa. In a federal orphanage. Nawe itujyanwa muri orphelinat. Make sure it's a nice orphanage. Ariko nutwemera tuzakohereza muri orphelinat nziza. Teeny weeny cockroaches. Wakana we, sibyo wakanyenziwe gato. Umwana imodoka yabarayitwara. Hari n'ikindi cyaha mugiye gukora. Turi imodoka yanyu igiye kugonga kandi ni yanya, kana gasiga gatwara amamodoka katayakozeho. Bagiye umwana asigarana kasete y'ibimenyetso bamaze igihe bafata papa we. Bafata kasete. Bought a little time for her dad to come. Umwana ibyo byose yatabaye papa ngo batamufunga. Agira ngo papa bateta mufunga none aha. Byibura banza agerageze kugarura ubwenge. Ariko ubugizi bwa nabi. Muri iryo joro Matilda yarambaye igicuku. Maze kwambara ahamagara marete ye. Muri iryo joro yambaye umupira w'imbeho, ashyiramo ikote. Agiye. Ababyeyi baba bari kureba filime za Rukarasobanura. Where are you going? Ugiye wakagoryiwe hanze. Uyu mwana ibaze ko ababyeyi batamwitayo, umwana w'imyaka 6 niyo yagenda hanze nta muntu umwitayo. Fata karoti, umutera karoti. Umwana arayikontorora, arayihindukiza, arayimusubiza. Hey! Koma musosi. Ndapfuye. Igisaza cye. Uyu mwana n'umwana usohoka mu rugo saa 6 z'ijoro, ababyeyi ntibamubaze ngo ugiye. Ntago bamwitayeho. Ahubwo bagize amahirwe yagenda ntazagaruka. Nearly as important as what you choose to do with it. Kugira imbaraga ubundi biba bingana nk'ikintu uzazikoresha. Nothing short of heroic. Matilda yari afite ubutwari muri we. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Ndagira ngo urebe filime mu gicuku. Yagarutse kwa directrice. Directrice araracyaza ibyuma we. Uyu mugore ni umugome. Araracyaza ibyuma. Arya na shokora. Abana baturusha ubwenge barya utuntu turyoshye. Abantu bakuru buriya mwabuze ubwenge. Mwirirwa munywa ibiyoga bibishye,
abana n'utuyawurute tu ice cream ikintu gituma abantu bakuru banywa ibiyoga n'ibindi biyobyabwenge bana batorata inzoga nimbi sibyo Nuzajye ubona wanyu bari kunywa inzoga mujye mubwira ababyeyi banyu ngo papa ni bibi mu urwungi zana mwana sasa atangiye hano yahereye kuri ya foto arayireba atayikozeho irijyana areba na cya gipupe ibintu bya mwarimu we Jennifer byose biri muri iyi nzara bishaka cya gipupe arabanza aragihamagara aje kwiba ibikoresho byose bya Jennifer atabikozeho hamagara igipupe kiraza umuyagura gitwara asiga afite imbaraga umuyagura gatwara ahubwo baby Vayo. Rebe. Arayitoza gutera amacumu nimba azayatera abandi. Directrice abica. Arabanza zanareba za shokora arazizamura za shokora izi ni shokora directrice nako mwarimu wakunda Jennifer hani naza arazifata ikintu numvishe mu idirishya ikintu numvishe kare kana gafata sibyo muri hangana urwunge nicyo kinyobwa kikiyoboye umwana igipupa aragikura asigaye afite ibaraga bidasanzwe nta bibaraga bindi bidasanzwe we akoresha ubwonko bwe 100%. Uri kureba iyi filime ukoresha agace gato cyane niyo mpamvu ubona nyine nta nurajya ibyo birabaye umwana aramanuka ari kumanuka kakitero nimba ari akabano nimba bakita gake ni umubano dore umugore aratera amacumu nimba bayitoza kwica ibisambo turashize Leonari umwana zano yibana za shokora muri hangana cya King kiba kituvangiye Sasu yari hano yumvishe idirishya ry'ikinga za kureba dorakana gafite umutima ukomeye ibaze kwiyahura mu rugo rw'umugore nk'uye gufasha yakwica mu rugo rwe arara yitoza gutera ibyuma kana karamureba yari kunywa icyayi akana kari gukontoresha ibintu byose amaso isasta z'ijoro kazigeza gakoresheje kihutije n'isasta zita zigera kugakoresha ubwonko umwana agira gutya inteba yegeza inyuma rebe koresheje amaso uyabona sasta z'ijoro zigeze mu kanya sari 3 agiye kwicarana akana kari hano karategura gira gutya zari sasta z'ijoro karongera kajyana urushinge zibasayine zari 3 zibasayine nako mumbabarire ifata isaha do kana karbanza karibano gakoresheje ubwonko bwako buri kiremwa muntu dukoresha ubwonko bwacu igice Leonari do umwana ari kubiko Leonari ngwino hano do katururi umwana arabanza amanura yafoto uyu mugore yashyiza wibuke mwarimu Jennifer azano kingurira King yaravuze ngo iyi foto ahantu imanitse ngo hari hamanitse ifoto ya papa we umwana yafashe ifoto y'umugore arayitwika akoresheje amaso ibintu byo kujya mu rugo rw'abandi ukarushimuta ukamanikamo n'ifoto yawe ntago ari sawa reba filime umwana kumarura bya bibuye ibyo ajya gatera ari muri akikina ya mikino ya Olympique uyu mukecuru Magnus ifoto ya Magnus vayo uyu ni papa wa mwarimu Jennifer hani ifoto vayo
nyir'urugo uyu yashimuse banakeka ko ashobora kuba ari we wamwishe wishe papa uriya mwana Jennifer cyangwa se wa mwarimu wigisha kano kana Jennifer hani uyarebye saa sita z'ijoro zimwuzuriye mu kanya hari saa 3 ariko uzi kubona amasaha ari kukwirukanyiraho wareba ku isoko ukabona ni saa sita mu kanya rero ukabona ni mu gitondo burakeye umugore yarahamutse abonye ifoto ya Magnus azi wapfuye yimanika ubwoba bwaramwisha caho mwana reka mbe njya shokora mbitekerezaho nakana kinjira mu nzu umukecuru ahunze urugo rwe sasu yari mu nzira agenda yabonye umwitero uyu ni umwitero kakana kambara mu mutwe buri gihe ku ishuri niyo style yako aranayihumuriza aya mavuta ariho niki kombe mu gitondo Miss Yani ntabwo uri bwizere icyo nkuzaniye yazaniye icya gipupe Miss Yani yakuze baramwambuye uriya mukecuru rero mwibiye igipupe dore n'akandi nkuzaniye ni shokora papa yajyaga muhakera byose byari byaribwe n'uriya mugore directrice zana shokora nyiguhishire uyahisha igipupe batamenye ko n'injoro bagiye kukiba uyu mukecuru directrice w'ikigo I will be teaching your class today. uyu munsi ishuri ryawe ndaza kugufasha kuryigisha dore isura harimo n'uduheri wagira ngo ntazi ya mavuta bita arya bedani Honey to get very, very nervous. Matilda. Miss Ya no munsi yagize ubwoba ariko Matilda yari afite umupangu. She's really raving mad. What is it your father used to call you? Wawe yajyaga guhamagara ngo iki? Bumblebee. Yamamagaraga Hummingbird cyangwa Bumblebee. He called her Trunchbull? No, I suppose he called her Agatha. None se Uncle Trunchbull nako tanto Trunchbull bamwitaga ngo iki? Bamwitaga Agatha. Maybe I could go back to the house and put the doll back while she. Iki gipupe ndagisubiza kwa directrice mu rugo atazanamenya ko ari we wagikuyeyo. It's gonna be okay. Biraza kumera sawa ndagusezeranye. You promised you wouldn't go back in that house. N'ejo bundi ruwansezereje kutazasubira muri iriya nzu. On the garage roof. Nabikoze byose ndi ku rusenge. Nakoresha imbaraga zanjye ibintu mbisohora mu nzu ninjiyemo. Ibyo bintu by'imbaraga zawe uhora umubwira ntazo ufite wakanawe kucyubeshya kandi imbaraga kamenye kuzikontorora karabanza kamwiryaho. Umwana arongera azamura hano ijagi atayikozeho mwarimu yikangamo turashize mwana yambwiye ati ngiye mfite imbaraga ibintu mbisohora mu nzu ninjiye muri iyo nzu za mbaraga zawe ngiyewe baranzi mfite imbaraga metero zikangamo turashize karamuseka ngiye mfite imbaraga reka noneho nyimanure hasi hariya urebe arabanza shyiraho amarita ahisha ibintu byose uramwarimu yanga uyu arikanga kana kamwereka imbaraga gafite gakoresha ubwonko bwako 100%. Ibintu kiremwa muntu kitarabasha gukora. Nice girl. Nta kongera kwigira umwana mwiza. Hey, niko kamubwiye ati ibintu byo ku umwana mwiza tubigabanye. Hey, don't make me wait. Icare mwese mwituma nekerezo yarinjira. And hold the newt. Vayo. Hey. Ranks. Move. Nawe je mu bandi wa Rwanda we. Directrice w'ikigo. I am here to teach you all a lesson. Mwese nje kubigisha isomo. Directrice w'ikigo. Sometimes in life, horrible and unexplainable things. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu bibutasobanura bijya biba. These things are a test of character. Ibyo nibyo bisuzuma umuntu tukamenya uwo ari we. Gasani. Ubwana bwiga muri kaka. Muri gardienne bahita mu kaka. Character. Form a line across the room, quickly. Mwese mukuru murungusi mundi. Fill this gap. Yeah. I expect you're wondering what I'm talking about. Yes. A child came to my house. Hari icyana cyaje mu rugo rwanjye n'injoro. When? Sinzi igihe yasi cyangwa igihe yagereye mu nzu yanjye. Buretse wowe wezi. I know a child came. Ariko umwana waje mu rugo rwanjye ndamuzi. Dore ngo Do you know it was illegal to enter someone's home without their permission? Mwari bizi ko amategeko n'umuntu winjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira afite. Yego Miss Tanchbill. Hey, shoulders back. Mwese mubane barambana nk'abasirikare. Do any of you recognize muri mwese this? Hari uwibuka uno mubano uyu mubano abana bose bazi uwambara
baramuzi ni Matilda. Kadukina umukino. Wearing a pretty red. Okay, reka tubanze tubare. Ejo hahise hari umwana wari wambaye no ribbon. Cyangwa se no mubano. None uyu munsi ntawe yambaye, uwo mwana niwe waje mu rugo rwanjye ruhata. Does this disgusting ribbon belong to? I shall personally see to it that the demented, drooling, slime-breathed little Lilliputian who owns this disgusting ribbon. Ndashaka kumenya umugenga waje yambaye no mubana akawuta wanjye n'ibyo yakoze akabisobanura. I was the one who was. Ninjye waje wawe ninjoro. No, I don't. I broke your kuvuna akaboko. Do it again. Nigeze kuvuna akaboko mbere ndongera nkavuna. I'm not 7 years old anymore. Ntabwo ngifite imyaka 7. Tante wanjye touch ball. Bana bari kanguhi ni tante we. Ntabyo bari bazi. Will be put away in a place where not even the crowd. Wacyano ngiye kugufungira ahantu nta muntu umuzongera kubona, ndabizi kare we waje wanjye. Look. Reba. Umwana azamura ingwa koresheje amaso ye. We dore ingwa uri kwizamura we uyarikanga, bira byose n'umwana uri kubikora bikoresheje ubwonko bwe. Yaranditse ngo Agata, Miss Trunchbar bamwita ubundi Agata. Yarabibona. Uri kwandika ibintu Magnus ni wa mugabo wapfuye ari papa w'uyu mukobwa, Maîtresse. Ndagira ngo inzu ya Bumblebee umukobwa wanjye n'amafaranga ye ubimusubize. Yagasana. Nurangiza usuhunge uve muri uyu mujyi. Nudahunga ngo uve muri uyu mujyi nzakubona. Nzakubona nkuko nawe nkuko wangize. Mbega ni nkuko ugaragashaka mwana kugaragaza ko ari wishe umuntu. Yagasana. Ibintu biradogera. Yeah. Hey. Yagasana. Hey. Mwana mukubita shifu. Zirimo imyanda shifu, nawe urabizi bajyaga batubwira ngo mujye kuyikubita hanze muyigarure. Mwana yamukubise shifu atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi. Kamatirida karatwikita kongera kazamura n'amarido. Yagasana. Undi mani bayarabibaze dukoresheje ubwonko bwacu 100%. Akenshi twajya dusara bwaturika. Ni ingaruka nyinshi. Twajya tubona n'ibidahari. Iyo mpamvu usanga dukoresha agace gato ku bwonko bwacu. Uyu mwana wakoresha igice kinini, niyo mpamvu ubona basha kumuvinga ibintu akabijyana handi atabikozeho. Yo. Directrice w'ikiga abana baza kumushungera. Bayo waruzingo we, patakana kamwana. Abizi? Patakana. Ready? Patakana. Directrice. Wibikora wishukunya umwana. Umwana bagiye kumunyuza mu idirishya ngo rimeneke. Umwana akingura idirishya basi ritamukubita. Agiye kugwa hasi kano karamukaraga gakoresheje za mbaraga zakabwo kamuha umunyenga. Aho kugira ngo agwe, Matilda ari gukoresha imbaraga reka nguha umunyenga. Matilda muha umunyenga gurutsa umwana. Ahita namugarura mu ishuri. Mwana yaruka Matilda umuyoboye. Yarashukunye umwana ngagwe. Matilda yagaruye umwana ari kumukontora. Sunika Directrice agwa ku mubumbe w'isi. Kuri gorobe. Mu nkaragire reka isi mwikaragire mufungira amaferi. Ubonye Maîtresse kari ubisabye barabanza Directrice wari warigize akarakajya baramuseka bamukaragira ku isi si mwikaragiraho mufungiraho amaferi. Byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Turashize. Ibi byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi yirirwa kubita abana bababaza. Buriya nta cyiza cyo gukubita abana. Uyavayo azagonga kanano Rebeka. Vayo Caravenda. Matilda ahita akazamura hejuru. Directrice afata ubusa. Bana ndanahatwitse. Ibyo byose ni Matilda uri kubikora mu ibanga. Dore bya bintu abana baba bapfunyitse bari buze kurya. Bana bafaye. Babona Directrice wajya kuba kubitari hasi abiga mu mashuri yisumbuyeho. Wana Directrice yapfuye nawe utayiryaho. Mwese mutera ibiryo byanyu imigati, imireti by'abana bose bapfunyitse imbuto. Rekura nta kibazo. Uyamumanuye neza atamukozeho. Ntabwo nari ko nabasha kuguruka, kumbe ntago aguruka ahubwo ni Matilda uri kumufasha. Directrice wajyaga kubita abana bose baramwanga.
buriya abana umuntu banga n'Imana ntago ibimukunda, kuko Yesu yavuze ko ubwami bw'ijuru ari ubw'abana. Niyo mpamvu abana muri iyi minsi ngiye kujya mbakorera filime, abantu bakuru nabonye nta keza kabo, bakorera filime nziza ntibanyoherereza amafaranga kuri ya mobile money yanjye. Ubu ni njye abana nibo banjye, na Yesu bari bo bantu bi. Directrice barakamumeneye. Directrice abamuteye papier hygienique, abamuteye amaronji, imigati bari kurya, iki niki. Directrice abana ntago bamukunda. Iyo wigisha abana bisaba kwigira nkabo kugira ngo urebe hanini ko bagukunda, ni nabwo bakubaha ibyo babwiye bakabikora. Kuko babikora bavuga ati n'umugenzi wacu bitubwiye ni iniga yacu. Ati rya shuri ryasaga nabi ntabwo ryongeye gusa nabi. Barakwereka Miss Hani Metresse yasubiye muri yanzu ye. Matilda was a frequent visitor. Ndetse Matilda was a frequent visitor. Yari umushyitsi umusura buri gihe bihoraho. Umwana asigaye asura na Metresse. Metresse Hani. It's beating and all. It sounds like it's humming. Umutima wanjye uri gutera cyane gusa neza. Uriya mugore akiba muri inzu y'ibyo no mukobwa kubera yari yarishe se yasaga nabi. Barakwereka kiraho ababyeyi ba Matilda. Mwana wacu turakivayo tugende. Uyu ni mama wa Matilda. Bahita bapakira biscuit. Tugende twirukanka. Well, nobody will be there. We're moving to Guam. Twimukiye muri Guam. Guam? Yeah. Daddy's not going to be in the oil business anymore. I don't want to. Papa, business yavuye mu sinshaka kugenda. A permanent vacation. Turagenda ngo tuzagaruka. Speedboat salesman to the airport. Turi guhunga polisi tugiye ku kibuga cy'indege. Well, it isn't fair. Njye buryo munjyanyemo ntago ari byo. Vayo tugende wacane Matilda baramutwe barahunze polisi uyu mugabo yagurishaga imodoka. Simeze nabi polisi iri kumwiga. Why would she want some snotty disobedient kid? Because she's a really wonderful child and I love her. Uyu mwana ni mwiza ngenda mukunda. Miss Honey? Ariko ubundi wanyadobusa ukambera mama Metresse. Look, I don't have time for all these njye ntagiye mfite. Second dad, I have the adoption. Papa njye mfite ibipapuro byo mu rukiko reka mbibaye musinye njyewe Metresse abari umbera mama anyadopte mwe mwigendere. Are you hearing this, Harry? All you have to do is sign. Papa we sinya ko utakiri papa wanje na mama sinya ko atakiri mama wanje njyewe Miss Hani anyadopte mbu umukobwa we. Ababyeyi nabo uyu mwana baramuhaze. Shero uratekereza iki? You're the only daughter I ever had, Matilda. Matilda niwe mukobwa nyine nigeze mbyara. Rero ndakumva nimba udashaka ko tukubera ababyeyi rwose genda. Ntabwo muri make ni kuvuga ati utworosoye wabyukaga. Zana ikaramu uyu mwana ntabwo bamukunda n'ubundi. Kubabwira ngo agiye kubona undi muntu umurera. Ababyeyi be babyumva bakavuga ati sigara rwose ahubwo tugize amahirwe uragiye wacyana we. Umwana yaje kubereka musinyana. The Wormwood signed the adoption papers. Ababyeyi be basinye ibipapuro byo mu rukiko bigaragaza ko uyu mwana atakiri umwana wabo ahubwo abonye mama we. Mama ubwo ninde? Ni Metresse. Sinya hindukira ngo usinyire akana karishimye n'ababyeyi ariko barishimye. Nugira ngo umwana wishimye gusa kuba bano batari ababyeyi n'aba babyeyi barishimye ko uyu mwana atakiri umwana wabo. Nugira ikibazo cy'amafaranga uzaduhamagare tukohererezeyo kumurera. Undi ati nayo nkeneye. Data we umubyeyi wanjye bara nta babyeyi babarimo. Sibyo? Ababyeyi barishimye kuvuga ati baruhutse umutwaro. Gusa icyo bazi ngo baruhutse umutwaro. Bitesheje umwana ufite ubwenge bwinshi cyane. Wakanabahinduriye ubuzima. Bari guhunga polisi. Ati barakwereka Matilda yakomeje kubana n'uriya mugore. Iminsi iragenda iricuma nyine yabaye mama we. Principal of Cruncham Hall. Miss Hani basha kumugira directrice w'ikigo bari uyobora cya kigo. Ava kubyo kuba Metresse aba Metresse. To her great surprise. Ko aba directrice. And she dese na Matilda yabayeho ubuzima yishimye. Akina ikiba ariko ameze neza nta kibazo afite. Kano kana urabona ko gafite ubwenge. Arakandi kana nabonye ejo bundi kajye karirimba nzakabereka kitwa Kariza. Shawu nako karirimba neza. Nako gafite ubwenge nk'ubw'uyu mwana. Umwana arakwereka yibaniye n'uyu. Ababyeyi be n'ubundi bamufataga nabi. And Miss Honey each got what they had always wanted. Yaba Matilda ndetse na Miss Hani Family. bose baje kubona icyo bahoze bifuza ari cyo bita umuryango unezerewe. Powers again. Ndetse Matilda narubwo Almost never. Ntago yongeraga gukoresha imbaraga ze mu bibi, yakoreshaga za mbaraga ze noneho mu byiza. Akura nk'ibitobo karara basoma. Mbega umwana neza neza afite ubwenge bw'akakana kinaha kitwa Akariza Gayera. Simujye mukabona? Basize abana bari gusoma ibitabo na filime yacu nuko igenze banyita Rocky. Ciao ciao.
turagushimiye wo gukurikirana bya buri munsi filime y'uruhererekane yabamenya series. Imahoro n'imigisha biva ku Mana nibibane nawe. Twagarutse nanone ni kuri episode ya 22 imaze kurangira mu kanya mumaze kwibonera. Tugiye kugaruka turebera hamwe ibiki byaranze iyi episode ya 22 tunarebera hamwe ubyihishe muri episode ya 23. Episode 23 niyo ya nyuma isoza kuri season ya 16. Tugiye kuza tureberamo ubwo bashutingaga episode ya 23 se byaje kuba byagenda bitese nibiki bishyashye tugomba kwitega muri no episode ya 23 dore ko ariyo episode ya nyuma isoza kuri season ya 16 tugahita tutangira season ya 17. Reka tugaruke mu kanya rero tubabwira se ngo byagenze bite byitwaye gute nibiki bishyashya. Gusa wumve ngo byatunguranye kuva batangira gushutinga ino movie kugera kuri episode zose 16 gusa kuri episode ya 23 kuri season ya nyuma ya 16 byaje kuba byatungurana, haje kuba hazavamo ibishya bidasanzwe. Ngiye kuza mbabwira ibyabayemo bidasanzwe ni inkuru ebyiri, ni ibibabaje hari n'ibishimishije, nibyo tugiye kuza twarebera hamwe. Wowe icyo nagusaba ni ukora subscribe, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byose buzajya bica kwino channel yanyu ya The Sound. Tudatinze rero reka dutangire tubabwira kuri eno episode ya 22 irangiye. Nkuko mwese mwabyiboneye irangiye uwo bita Soleil kwa mu rugo rwo kwa Kanimba, uwo bita Soleil tumuje kumenya ibanga ridasanzwe. Iryo banga ngo niri tuje kuba twamenya yuko yabeshye umugabo we Kanimba adatwite. Yaje kuba yabeshye umugabo we Kanimba adatwite. Ubu twese mu mitima twahise dutangira kwibaza se ngo nibiki byatumye abeshya, ni cyo kintu cyatumye kuko mbere uko abeshya yari yagiye kuba i Burayi, ni igiki cyamugaruye kigatuma agaruka abeshya uko atwite adatwite. Muri no episode ya 23 rero turaza kuba twabisobanukirwa byose, kuri kose kuraza kuba kwajya hanze, ukuri kose kuraza kujya kwajya hanze. Gusa nubwo bwose kuri bujye hanze muri episode ya 23 n'ubundi Kanimba ntari bubashe kuba yamenya se ngo byagenze bite. Ngo byagenze bite rero uwo bita Soleil yaje kuba yajya hanze. Amaze kugera hanze aza kuba yagirana ibibazo n'ubuyobozi bwari bumujyanye byuko atarafite ibyangombwa byuzuye. Baza kuba bamugarura. Kumugarura rero yabonye ataza mu maso y'abantu bagore baba mu rugo rwe ba Ketchup ngo azababwire ko bamwirukanye ko rebuze kuba bamwishima hejuru. Aza kuba yabeshya yuko agarutse kwa ko atwite akandi adatwite. Nyuma yo kubibwira umugabo we yaje kuba yamwitaho cyane ku buryo budasanzwe. Ratekereza mwese mwarabibonye akimara kubona uburyo amwiteho muri no episode rero ya 23 ibanga arimo niri araza kubona uburyo amwitayeho byose yamutumye byose ari kubizana. Umutima umucire urubanza aze kuza kuba yatangaza yuko adatwite. Araza kuba yatangaza ko adatwite abibwire Kanimba. Namara kubibwira Kanimba nta wundi mwanzo ahita akora ni ukumwirukana. Arahita amwirukana kabisa. Muri no episode ya 23 isoza season ya 16. Mbega season ya 16 irarangira ukuri kose kugiye hanze, ndetse uwo bita Kanimba atakibana na Soleil bamaze gushwana. Uribaza ngo baraza kuba bapfuye ikintu kimwe gusa yuko yamubeshye. Ndetse na mushiki wa Kanimba nawe araza kuba yavuye muri runo rugo kubera parofo yakomeje kuba ikibazo. Mbega runo rugo ruraza kuba rusigaranamo abantu babiri, uwo bita Ketchup n'uwo bita Kanimba. N'uwo baraza kuba basigaranye muri runo rugo bonyine uko ari babiri. Ndetse Ketchup araza kuba yafata umwanzuro wo kuba yavuga ngo reka nanjye njye kuzana umwana wanjye kuva muri kano kavuyo, nta muntu umwe ukirimo muri runo rugo, nta kavuyo na gake kakirangwamo. Tudatinze rero reka tujye no ku wundi muryango. Naho ni umuryango udasanzwe, ni umuryango horamwe ibibazo bya buri munsi. Gusa noneho ngaho sinzi ko bari buze kubyikuramo. Ndatekereza mwese mwamaze kubabona. Ni umuryango wo kwa Toma. Mwese mwamaze kubibona. Ni umuryango nawo kubona mwibyishimo ni ikintu bumva mu nkuru, bumva mu biganiro batajya bapfa kuhabona muri no muryango. Nyuma y'ibibazo byinshi bari bamaze iminsi bafite, ibibazo bya virus zari zarabuze, ibibazo byinshi cyane. Noneho yongera ikindi kibazo gisa nkaho cyari cyarasinzira abantu bose batari bakibuka. Muribuka kubwo Prince yajyaga kuba muri Amerika yari yagiye atari uko akunze kwiga,
ahubwo hari umwana bari basambanyije bamufata ku ngufu afite ikibazo kindi complication zo mu mubiri, biza kuba ngombwa yuko bikara ajyana mu bitaro, kandi uwo mwana yari uw'umufande ukomeye. Ubu rero ikibazo noneho cyakomeye, ubu ikibazo cyakomeye ko umukozi wo kuri RIB ntago bacitse intege, baje kuba baza mu rugo bibanira na Peter na Tam. Bakimara kubonana na Peter na Tam, nibwo Peter baje kuba bamuganiriza ikibazo cyari, dore ko we nta nibwo yari abizi. Amaze kumuganiriza, Peter amusaba yuko yamuhereza contact, bisaba ko yamuhereza contact. Nyuma umuribu ari gushyira contact muri telefone ya Peter, nibwo yaje gusangamo izo contact n'umundi yarasanzwe azitunze uko uwo mukobwa sibwo bwa mbere yaravuganye na Prince, kuko Prince bari baramumwiyamyeho muri famille, gusa yanga kuva kwizima akomeza amugendaho. Rero ibibazo byaje kwamo nibi, ibibazo byaje kuvamo uwo bita Peter nawe bamusigeretse cyangwa bavuga ati nawe ari umufatanyacyaha, wari ubizi yuko musaza wawe yakoze ibi bintu uri kutujijisha. Nyuma Peter ariregura cyane, abaze kwiregura muri episode irangiye 22 muruka ko irangiye, uwo bita Peter akomeje gukomeza kwiregura cyane, bigera naho bikara cyane. Umukozi wa RIB aravuga ati ntago bino bintu byavamo, ntago bino bintu nabyihanganira. Nibwo yaje kuba yagira ute, Peter yaje kuba yakigira amabango reka ntange ruswa muri no episode ya 23. Yaje kuba yamuhereza ruswa uko irangiye n'ubundi bakiri kuvugana, ari naho filime yacu irangiye episode ya 22. Muri episode ya 23 ikintu abagiye kumubwira, ahita aramubwira ngo amuhereze ruswa. Umukozi wa RIB rero nkuko urabizi nawe nibajya bibura, yari yagendanya kumaka recording amajwi, direct yayisamagara ku cyicaro, bahita bazana imodoka bahita bapakiramo Peter. Ubu Peter episode ya 23 kuri season ya 16 irangiye, Peter we yamaze kugera mu nzego z'umutekano, bamaze kumufunga kubwo kuzira yuko yarashatse gutanga ruswa. Uwo bita Tam nta nubwo byigezemo, abazaho gahise avuga ati iki ni cyo gihe cyo kwataka ngo nanjye ndebe ko nafatirana na ruganda nkarutwara. Uwo bita manager wabo ni uri kubyirukankamo, ni uri kugerageza basi ngarebe yuko yafunguza uyu mwana, uko nibazo bikomeye ko niwe basigiye umuryango wawiteho. Nawo bita Tam we ari gushaka kuba yatwara uruno ruganda. Reka tuve muri no muryango twinjire mu wundi muryango naho horana udushya. Noneho ibintu byabaye ni ibintu bidasanzwe. Nari nabibabwiye muri episode yari babanje babwa ati muri episode ya 22 mugomba kwitega yuko Tukot agomba kururenga kabisa, agomba kururenga, atagomba kunywa imiti, atagomba kunywa buno burozi bumwibagiza. Nari nababwiye no bigomba kubinywa uko twari bari bayishutinze rwose mibereye. Muri no episode ya 22 irangiye rwose nta gitunguranye, uwo bita Tukot baje kuba bamuhaji arayifata agiye kwipfundura. Uwo bita wizi nk'ibisanzwe rero nababwiye yahise ahubuka nk'iraruguru nk'iyagatera ahita yimwaka, ahita yinywa. Nta kindi cyari kuba kuri wizi rero, yahise yibagirwa ibintu byose kujya nubwo atari kubasha no kwibuka na password ya telefone ye. Abantu bose nabo yari kugenda yibuka, ndetse byaje gukara kugera nawe yari kujya areba telefone akibaza icyari igiki kikamucanga. Byaje kugenda bikara cyane. Muri no episode ya 23 ya nyuma rwose kuri season ya 20 kuri season ya 16 nta gitunguranye rwose. Ubwo bashutingaga ino movie, ubwo bashutingaga ino episode, byaje kuba byahindura isura, nyuma yuko muri episode yabanje mwabonye uburyo Tukot Imana imukunda. Nabwo muri ino episode ya 23 nabwo Imana iramukunda cyane rwose. Ndabibabwiye muzakurikirane rwose episode ya 23 mudasanga atari byo muzamakanye. Tukot bidasubirwaho ayisubije akabari kiwe, bidasubirwaho ino season ya 16 rwose irangira uwo bita Tukot yisubije akabari kiwe. Ngo bigenda biti, uwo bita Tam azawugaruka gasanga uwo bita Wizi yamaze kwibagirwa direct we, kandi yari yamuhaye na kiraka. Tam agahita avuga ngo ninjye kano kazi ugiye ukikorera, nta kindi akora, akoresha imbaraga ziwe. Agahita yinjira mu cyumba cya ice, agahita kuramo impapuro, agahita zishwanyura zagaragazaga yuko akabari araka ice. Yamara kuzishwanyura ko Tukot aba gifite izigaragaza ko akabari arake, agahita banamwirukana, agahita asohoka, agahita ajya kubuyera. Ni bya bintu uvuga ngo byucarira mukasoro ugatwara nyoko, nyine nta kundi.
uwo bita Ice niwe wizize filimi yacu, akaba ari uko irangira episode yacu ya 22. Iyi season ya 16 nuko irangira aho bita kwa Kanimba bamenye yuko Soleil adatwite, ikarangira aho bita Tukote nyuma y'igihe kinini cyane abayeho nabisubije akaba ari kiwe, kandi bikanarangira aho bita kwa Tomaho ibibazo byakomeje kubibazo aho bita Peter bamaze no kuba bamufunga. Wewe cyo nagusaba no gukora subscribe, share and comment, tukajya tubana kwino season yabamenya kuri episode igiye gukurikiraho, tukababwira ibyabereye kuri shoot. Wewe cyo nagusaba no gutanga igitekerezo cyawe, se ubona bahindura iki, tukaba twagira inama abakinnyi cyo bahindura kuri shoot kuko tuba tuhibereye. Reka gushimiraho abanye natwe kuva ku ntangiriro ya kino kiganiro kugera ubwo gisoze. Amahoro n'imigisha y'Imana nibe kuri wowe. Ciao ciao, mwakoze cyane, turabakunda cyane.